bisanzwe Noheli ni umunsi w'ibyishimo n'umunezero kuko niho abakristo bibuka ivuka rya Yesu cyangwa Yesu. Ibi ariko ntibivuze ko Yesu cyangwa Yesu yavutse ku itariki 25 nk'uko ariho abatuye isi bahimbaza uyu munsi mukuru wa Noheli. Turebye amwe mu mateka yagiye yandikwa mu bitabo by'inzubere, mu mateka avuga ko kuri uyu munsi dusanga Noheli iva ku ijambo Noel ry'igifaransa, ikaba kandi ari nayo Christmas mu cyongereza cyangwa se Christmas Day. Dukomeje kandi n'ubundi busobanuro, ijambo Christmas ni ijambo ryunze riva kuri Christmas bisobanuye ngo ni misa ya Kristo. Christmas kandi iva ku ijambo ry'icyongereza cyo hagati y'umwaka 900 n'uyu 600 ari ryo Christmas, rikaba ryarakoreshejwe bwa mbere mu 1038 nk'uko amateka abyerekana. Ikindi kandi nuko Christ ari ijambo riva ku kigiriki Christos, naho messe ikaba ari kilatini misa. Uhereye hagati rero mu kinyejana cya 16 inyuguti ya X nanone y'ikiromani yagiye kandi ikoreshwa nk'iminamagambo ya Christ. Niyo mpamvu benshi biyandikira Xmas aho kwandika Christmas. Nyuma yo kubona ubu busobanuro bw'izina Noheli, reka tugaruke kuri uku guhitamo ko izajya yizizwa ku itariki 25 Ukuboza, dore ko ibi bitavuga ko Yesu cyangwa Yesu yavutse ku itariki 25 Ukuboza nk'uko ariho abatuye isi bahimbaza uyu munsi wa Noheli. Abanditsi benshi bagiye bagerageza kuvuga impamvu zitandukanye kuri uku kwizihiza Noheli ku itariki 25 Ukuboza, aho bamwe mu banditsi mu myaka myinshi ya mbere y'ikinyejana cya 16 bizeraga ko Yesu koko yavutse ku itariki ya 25 Ukuboza. Nyuma y'ikinyejana cya 16 tukagera mu kinyejana cya 18 nibwo hagiye haboneka noneho abagiye bagerageza gusobanura ibya Noheli. Nk'urugero rworoshye n'umwongereza Sir Isaac Newton wagerageje gusobanura ko iyo tariki ya 25 yafashwe kugira ngo ihurirane n'imboneko y'ukwezi kubanziriza itumba Iveri mu rurimi rw'igifaransa mu 1743. Naho umudage Paul Ernest Jablonski yagerageje gusobanura ko Christmas yashyizwe ku itariki 25 Ukuboza kugira ngo uhurirane n'umunsi w'ikiromani wo kwizihiza izuba Dies Natalis Solis Invictinibi, kandi by'uyu mudage akaba bihuriyeho n'abandi banditsi benshi ndetse bikaba binagarukwaho na Padiri Claudien naho bakurira, umurezi mu ishuri rikuru Gatolika rya Kabgayi, mu kiganiro yagiranye na Radio Huguka aho nawe yabigarutse. Mu ntangiriro uwo munsi ntabwo wamye ugira isura ya gikirisitu cyangwa se isura y'idini niri. Uwo munsi wamye uba umunsi bahimbarizagaho ikigirwamana kigaragazaga mu isura y'izuba. Mbese uwo munsi ukaba warizihizwaga mbese hagati y'itariki ya 17 z'Ukuboza kugeza ku itariki ya 24 Ukuboza. Ukaba wakwibaza utese kuki bendeye kuri ari amatariki noneho bakaba umunsi mukuru wa Noheli barawushyize ku itariki ikurikira icyo gihe bahimbarizaga iyo mana yigaragazaga mu isura y'izuba. Gushyira uwo munsi kuri ayo matariki ni kugira ngo nanone bendere ku kwitabira uwo munsi ari benshi, noneho inyigisho izanwa n'umunsi mukuru wa Noheli ibe yakumva na bose, kandi nanone ibyishimo byagaragazaga uwo munsi nanone bibe ari ibyo byishimo abakirisitu bagaragaza bahimbaza uwo munsi mukuru. Nubwo bwose uyu munsi ari umunsi witabwaho cyane n'abakristo, bamwe mu batizera Kristo benshi bawizihiza nk'umunsi wo gusabana n'imiryango yabo no kuruhuka. Ibi ariko kuba Kristo nabo bakaba bishimira uyu munsi kuko nyuma yo gusenga nabo basabana n'abavandimwe n'inshuti z'imiryango yabo, bikaba gusabana atari iby'abatemera Kristo gusa. Kindi nuko nubwo bigoye gusobanura amateka yose, ikigaragara neza nuko Noheli yizihijwe bwa mbere nk'umunsi w'ivuka rya Yesu kuri 25 Ukuboza umwaka 354 nyuma y'ivuka rya Yesu. Ibi bikaba bisobanuye neza mu nyandiko yiswe Chronography of 354 mu cyongereza, ikaba rimwe mu nyandiko zarakotse zandikiwe i Roma muri 354 nyuma ya Yesu. Uko rero uyu munsi wizizwa usanga mu ngo zitandukanye z'abakristo bubaka ikirugu ku bagatulika ndetse n'abandi, ugasanga bafite mu rugo ibiti birimo udutara tumyasa, ibiti bakunze kwita ibya Noheli, hatibagiwe nko mu bigo bitandukanye, urugero mu mabanki aho usanga naho ibi biti bya Noheli bihari. Aha kandi nuko ku bakristo gatulika bakora misa saa 6 y'ijoro cyangwa mbere yaho bitewe n'agace bagendeye aho abakristo baturuka. Ariko nk'i Roma no mu bigo by'abihaye Imana nk'abanseminari, iyi misa ikaba iba saa 6 z'ijoro. Nyuma y'ibyo rero hari bimwe mu birori biranga uyu munsi
nk'uko hari ibitabo byagiye bibivugaho, nk'aho hari inkoranyamagambo yavuze ko iyo abantu bo mu Burayi babaga bashaka kwirukana imyuka mibi no kwizihiza imboneko z'izuba zabagaho ahagana ku itariki 25 Ukuboza, batakaga amazu yabo bakoresheje udutara tumyasa n'ibiti by'amoko yose. Ibi tukaba tubisanga mu gitabo cya The Encyclopedia of Religion mu rurimi rw'Icyongereza. Naho ku biti bikoreshwa kuri Noheli, hari abayobozi b'amadini gakondo ya kera yo mu Burayi bumvaga ko utwo duti dufite ububasha ndengakamere. Utwo duti badusengaga biringiye ko izuba rizongera kuboneka. Nabyo tukaba tubibona mu kindi gitabo cyitwa The Encyclopedia Americana, nacyo kikaba kiri mu rurimi rw'Icyongereza. Aha rero nk'uko ibitabo bibigaragaza, gusenga ibiti bikaba byari bimenyerewe mu bapagani mu Burayi, kandi bakomeje no kubikoresha mu gusenga na nyuma yo guhinduka abakristo. Hamwe mu hantu bakomeje gukoresha igiti mu gusenga ni mu muhango wo gushyira igiti cya Yuli cyangwa se umunsi mukuru waje guhinduka umunsi mukuru wa Noheli ku muryango cyangwa mu nzu mu gihe cy'iminsi mikuru yizihizwaga ahagana ku itariki ya 25 Ukuboza, nk'uko bigaragazwa n'igitabo cya Encyclopedia Britannica. Tugana ku musozo wamwe muri aya mateka y'umunsi mukuru wa Noheli, twavuga ko ivuka rya Yesu cyangwa Yesu ari ryo ntangiriro ya kalendari Anno Domini, kalendari y'abanomani tugenderaho no kuri uyu munsi wa none. Ikindi ni uko itangiriro ry'ubuzima bwa Yesu Kristo ridufitiye agaciro cyane mu ngengabihe yacu ya none. Usibye na kalendari nk'uko ibyinshi mu bitabo bibivuga, niho bahera banabara imyaka, aho usanga bavuga mbere y'ivuka rya Yesu cyangwa se nyuma y'ivuka rya Yesu cyangwa Yesu. Mwese rero mbifurije umunsi mukuru mwiza wa Noheli, kandi mwibuke no gusangira n'abatishoboye bose ndetse no kwegera abana bato. Njye nari Aimable Uwizeyimana, Radio Huguka.